inkuru ivuga ko u Rwanda rwahawe uburenganzira bwo kwakira irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare, shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare, UCI Road World Championship. Iyi nkuru yateje akajagari mu matwi y'abantu. Ibikuba byaracitse hirya no hino ku mbuga za internet, cyane cyane abiganjemo abanyamahanga. Abenshi bakimara kubona iyi nkuru batangiye gutekereza ko byaba ari ibihuha bikuze cyane mu minsi ya none mu itangazamakuru. Abandi bagatekereza ko byaba ari mu rwego rwo kwamamaza izina ry'u Rwanda ntaho bihuriye n'ukuri, kubera ko abenshi bibazaga uburyo agahugu gatoya nk'u Rwanda gaherereye munsi y'ubutayu bwa Sahara kandi ku mugabane wa Afurika, uburyo icyo gihugu cyahabwa uburenganzira bwo kwakira irushanwa nk'iri ngiri riri ku rwego mpuzamahanga. Gusa nyuma y'amasaha makeya cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, inkuru zatangiye kwandikwa bivuga ko u Rwanda bidasubirwaho rwahawe uburenganzira bwo kuzakira shampiyona y'isi y'amagare. Ibitangazamakuru mpuzamahanga nyuma y'amasaha makeya nabyo cyane byahise bitangira kwandika ku rwego mpuzamahanga nanone yuko u Rwanda rwahawe uburenganzira bwo kuzakira shampiyona y'isi y'amagare ikazabera mu Rwanda. Ibikuba mu banyamahanga barabiciye cyane, abenshi batangira no kuvuga ko u Rwanda rwakambuwe iri rushanwa, bandi batangira kuvuga ko u Rwanda rutari ku rwego rwo kwakira iri rushanwa. Gusa ku rundi ruhande abandi batangiye kwibaza ku gihugu cy'u Rwanda, batangiye gutekereza no kwibaza ibibazo byinshi ku Rwanda. Nawe ushobora kwibaza ati nihe turufu u Rwanda rwakoresheje kugira ngo ruhabwe uburenganzira bwo kuzakira iri rushanwa mpuzamahanga, nyuma y'ibihugu by'ibihangange bikomeye cyane kuri iyi si byifuzaga kuzakira iri rushanwa? Nihe turufu u Rwanda rwakoresheje kugira ngo ruhigike ibihugu byose bikomeye kandi biri ku rwego mpuzamahanga? Kubera iki u Rwanda ariko rwemerewe kuzakira iri rushanwa? Muri iki kiganiro ugiye gusobanukirwa amabanga yose yatumye u Rwanda rwemererwa kuzakira iri rushanwa. Nahe maturufu u Rwanda rwakoresheje ugiye gusobanukirwa. Hari ibintu byinshi u Rwanda rwatanze byabaye iturufu yo gutuma u Rwanda rwemererwa kuba rwakira iri rushanwa. Hari n'izindi mpamvu nyinshi ziri behind ugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro. Je mugiye kubana, nitwa Elisa Nishimwe. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana nanjye, wibuke gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku munsi. Aha ni kuri Nishimwe update wageze, Nishimwe update news. Wibuke gukanda subscribe. Guhaye ikaze. Shampiyona y'isi y'amagare, UCI Road World Championship. Iyi ni imwe mu makompetisiyo akomeye cyane, ni rimwe mu marushanwa akunzwe cyane kuri iyi si ya rurema. Ntiwasiba no kuvuga ko nyuma y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, iri rushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare ishobora kuza ku mwanya wa kabiri nk'amwe mu marushanwa akunzwe cyane kuri iyi si ya rurema. Abantu benshi rero bibajije uburyo u Rwanda rwaba rwahawe uburenganzira bwo kuzakira iri rushanwa. Niyo mpamvu muri iki kiganiro twaguteguriye amabanga agera ku 10 u Rwanda rwakoresheje kugira ngo, ndetse na tekinike zigera ku 10 u Rwanda rwakoresheje kugira ngo rwemererwe kuba rwakakira iri rushanwa. Iri rushanwa rigira ngo rihabwe uburenganzira rwo kuba ryabera mu Rwanda. Abategura iri rushanwa basuye igihugu cy'u Rwanda baragitembera. Impamvu ya mbere yitumye abategura iri rushanwa bemerera u Rwanda kuba iri rushanwa ryazabera mu Rwanda, nuko u Rwanda ni igihugu gifite imiterere kamere imeze neza, ubutumburuke ndetse n'imiterere y'igihugu myiza. Ahangaha twavugamo nk'imisozi miremire, imihanda myiza ndetse n'imihanda gakondo imeze neza, nka kimwe mu byifashishwa muri iri rushanwa. Muri iri rushanwa imisozi miremire ndetse n'ahantu hazamuka ni kimwe mu bintu byifashishwa cyane, kubera ko iri rushanwa riri ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu muri Afurika ndetse no ku isi gifite imisozi miremire ndetse n'imihanda inyura mu misozi miremire. Byatumye rero biba nk'amahirwe kuri iri rushanwa kwemerera u Rwanda kuba iri rushanwa ryazabera mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri ni ukuba u Rwanda rufite abaturage bakunda igare ku rwego rwo hejuru. Abaturage b'u Rwanda bagiye bagaragara ku mihanda
akenshi baje kwihangira no kwihera ijisho iri gare, cyane cyane igare rya Tour du Rwanda. Abategura irushanwa mpuzamahanga rero rya shampiyona yo gusiganwa ku magare basuye u Rwanda barebye uburyo Tour du Rwanda itegurwa n'uburyo abanyarwanda babitabiriye ku bwinshi ku mihanda. Byatumye rero nibategura cyangwa se nibashyirirwa iri rushanwa hano mu Rwanda, bizatuma abantu benshi baza kuyireba bikaba bisa neza ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Iyi yabaye n'impamvu ya kabiri yatumye u Rwanda rwemererwa kuba rwakakira iri rushanwa mpuzamahanga. Impamvu ya gatatu yatumye u Rwanda rwemererwa kuba rwakakira iri rushanwa mpuzamahanga, u Rwanda rufite experience mu kwakira ndetse mu kwakira abantu benshi ndetse no kwakira inama mpuzamahanga. Iyi experience yo ku rwego rwo hejuru yo kwakira abantu ni kimwe mu bintu byatumye ibi bihugu mpuzamahanga bitegurira irushanwa ndetse n'aba bayobozi bakomeye bemerera u Rwanda kuba rwakakira irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare. U Rwanda akenshi iyo habereye inama ndetse n'abakerarugendo basura u Rwanda bakirwa neza ku rwego mpuzamahanga, nka kimwe mu byatumye u Rwanda rwemererwa kuba rwazakira iri rushanwa. Kuba bakakira abantu neza ni kimwe mu biba bigize iri rushanwa, kubera ko igihugu iri rushanwa ryabereyemo abantu benshi bakenera aho kuryama ndetse n'aho kuba heza. Bituma rero igihugu kizi kwakira abantu neza kigira amanota menshi mu kwakira iri rushanwa. Ku mwanya wa kane ni umutekano ucungirwa ibikorwa remezo cyane cyane bikomeye cyane muri iri rushanwa, nka kimwe mu bifatwa byifashishwa muri iri rushanwa mpuzamahanga. Muri ibi bikorwa remezo twavugamo nk'amahoteli, imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Amahoteli mu Rwanda cyane cyane iyo yajemwo abashyitsi akenshi acungirwa umutekano n'inzego zo hejuru kandi zifite ubushobozi bwo hejuru bwo kurinda abari muri ayo mahoteli. Ni kimwe rero mu byatumye u Rwanda rwemererwa kuba rwakakira iri rushanwa mpuzamahanga. Akenshi ku mugabane wa Afurika nubwo hari ibihugu byinshi bitandukanye binakize, ariko cyane cyane usanga umutekano wabyo utizewe, cyane cyane ku banyamahanga baba baje mu bihugu muri ibyo bihugu. U Rwanda rero nka kimwe mu bihugu bifite umutekano wo hejuru byatumye byemererwa kuba zazakira iri rushanwa. Ikintu cya gatanu cyatumye u Rwanda rwemererwa kuzakira iri rushanwa ni isura nziza igaragara ku Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ahangaha kuri iyi sura harimo isuku, kugira isuku nk'igihugu gisa neza, gucunga umutekano w'ibiganiro by'abayobozi mpuzamahanga. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bizi gucungira umutekano abayobozi mpuzamahanga. Akenshi uzasanga abayobozi bakorerwa koroteje nziza ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kandi inama ziba zabereye mu Rwanda zicungirwa umutekano nazo ku rwego mpuzamahanga. Byatumye rero iri rushanwa mpuzamahanga ryemererwa kuzabera mu Rwanda. Nka kimwe mu bizaba bigize nyine iryo rushanwa harimo nk'inama mpuzamahanga zizaza zikorwa z'uburyo iri rushanwa ryakomeza gutezwa imbere. Ku mwanya wa gatandatu icyatumye u Rwanda rwemererwa kuzakira iri rushanwa mpuzamahanga ni ubushake bw'u Rwanda rwagaragaje mu guteza imbere siporo zitandukanye, haba imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwagiye ruteza imbere, ni kimwe mu bihugu kandi rushora amafaranga menshi mu guteza imbere siporo mpuzamahanga, ndetse kikaba bimwe mu bihugu bifite politike ihamye kandi ndende iteza siporo ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero byatumye u Rwanda nanone rwemererwa kuzakira iri rushanwa ku rwego mpuzamahanga, nka kimwe mu bihugu biha agaciro siporo ku rwego rwo hejuru. Ikintu cya karindwi nk'irindi banga rya karindwi u Rwanda rwifashishije, iturufu ya karindwi ni iterambere ryihuse ry'ibikorwa remezo bitandukanye. Bimwe mu bihugu bya Afurika akenshi binakize, usanga nubwo biba bikize kandi biteye imbere, hari ibikorwa remezo ibyinshi bitaba bifite bimeze neza. Muri byo twavuga nk'imihanda myiza, amahoteli meza ameze neza yo ku rwego rwo hejuru. Ibi byose rero abategura irushanwa basanze u Rwanda rubyujuje kandi rubifite ku rwego rwiza. Byatumye rero abategura irushanwa bemerera u Rwanda kuzakira irushanwa ku rwego mpuzamahanga. Icya munani ni politike ihamye ndende yo guteza imbere abakiri bato mu marushanwa y'irushanwa ry'amagare.
Mu irushanwa ry'amagare, u Rwanda ni kimwe mu bihugu bishora amafaranga menshi kandi bifite politiki ihamye yo guteza imbere abakiri bato mu irushanwa ry'amagare. Ibi byatumye rero abategura irushanwa bemerera u Rwanda kuzakira irushanwa kubera ko ari kimwe mu bihugu biha agaciro irushanwa ry'amagare ku rwego rwo hejuru. Byatumye rero bemerera u Rwanda kuzakira irushanwa ku rwego mpuzamahanga. Umwanya wa 9 ni ubuyobozi bwiza kandi buzi kubana neza bureba kure. Byatumye ibi nabyo biba amahirwe akomeye cyane ku Rwanda. Abategura irushanwa batekereje ko irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare riramutse bireye mu Rwanda, abayobozi b'iki gihugu cy'u Rwanda bazi gukurikirana ibintu neza kandi batatuma iri rushanwa rigenda nabi. Ikindi kandi ni uko abayobozi b'iki gihugu bagize uruhare mu kwemerera u Rwanda kuba rwakakira iri rushanwa mpuzamahanga. Ubuyobozi burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame byatumye iri rushanwa mpuzamahanga ryemererwa kwakirirwa mu Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kintu cya nyuma kinakomeye gikurura benshi cyane ni ubwiza nyaburanga bw'u Rwanda butangaje. Byatumye abazaza bakazaza gutemberera mu Rwanda akenshi bazagira ibihe byiza byo gusura ibikorwa byinshi bitandukanye by'ubwiza nyaburanga birangwa mu Rwanda. Ibi bikorwa byose bitandukanye n'andi mabanga menshi abantu benshi batabashije gusobanukirwa ni bimwe mu byatumye iri rushanwa mpuzamahanga ryemererwa kuzakirirwa mu Rwanda. Uramutse wakunze iyi video, ntibagirwe gukanda like, ujye muri comment ukwandikira igitekerezo, utubwire ikindi kintu dushobora kuzakoraho ubutaha. Ciao ciao. Turagushimiye wowe wakurikiranye iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Uri umuntu w'agaciro cyane.